mwumva ikimana ivuganye namwe. Haleluya. Buri urupfu rw'umukristo ntabwo umukristo atinya gupfa, aho ku mukristo atinya icyaha, kuko icyaha nirwo rupfu. Abo mugiye guhura nabo ni abanyamaboko, ni abagabo bakomeye ngo bafite ibigango. Ayiwenga impamvu yose batagize ubwoba ngo yari afite iki? Amakuru y'urugendo. Mwababwira atariko Uwiteka Imana yaraturahiye. Haleluya. Yaraturahiye ko azabatugabiza. Yes, reka tubasuhuze abakunzi ba Concorde TV show aho merose mu Rwanda mu ntara enye ndetse mu mujyi wa Kigali. Abari mahanga mwumva ikinyarwanda turabasuhuje. Imana amahoro nibane namwe kandi baho umugisha. Kadushimira abantu bakanze subscribe mukadushyigikira tukatuka umuryango mugari. Nawe ugiye kubona iki kiganiro bwo bwa mbere ukayikanda ngusabiye umugisha. Nabasezeranije ko tutazajya tubicisha irungu, tuzatura abakozi b'Imana batandukanye. Niyo mpamvu uyu munsi twafashe urugendo tuza kureba umukozi w'Imana mukunda cyane Ingabire Judith Mama Rehema kugira ngo atuganirize iby'Imana yamushyize ku mutima. Nanjye uri nyuma ya kamera nitwa Tumimana Concorde, tugiye kubana muri iki kiganiro, ariko reka dusabe umuhanuzi w'Imana uganga banza dusengere Imana ize kubana natwe muri iki kiganiro tutiyobora ahubwo abaritiyobora. Ni karibu. Amen. Uri imbere ya kamera yo bamuvuze. Yego Mama Rehema. Yego Judith. Nibereye inyuma. Uri inyuma ya kamera. Amen. Amen. Tugiye gusenga Imana rero. Data mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, tugushima imirimo wakoze mu ruhande rwacu, wakoze iby'imbaraga, wakoze iby'amaboko yacu atari gushobora. Turagushimye ko atari inzira waduhaye inzira turatambuka, aho twabonaga nta rembo watwugururiye irembo turatambuka, aho twabonaga imbere n'inyuma ari imisozi n'inyanja zihorera. Turagushimye ko atanzemo inzira tugatambuka, izina rye nirihimbazwe. Tugushimiye abacu warinze, tugushimiye itariki ya 8 uduhaye, turagushimiye igitondo cy'umugisha uduhaye, turagushimiye igitondo cy'imbabazi uduhaye, turagushimye ko warinze abacu abadukomokaho, turagushimye ko nubwo hari byadukiranyije ariko ntibyaduhe mu makuba yacu wabanye natwe. Turagushimye ko tugihumeka umwuka w'abazima, turagushimye ko tutakiri mu bitaro, muri twe ntawe uri kuri bomboni. Izina ryawe nirihimbazwe, wakoze iby'imbaraga. Tugushimiye ko waturindiye mu mpande enye zitandukanye z'isi, mu mihana yose twari turimo ntiwadutanze, wagaragaje kwera kwawe mu ruhande rwacu. Hari ibintu byinshi waburijemo, hari imigambi ncakura waburijemo. Iryo ni ishimwe rikomeye dufite muri iki gitondo. Nzamuye irishimwe cyane, mbaza iyi minsi yose ishize, mbaza aya mezi yose ashize. Uwiteka Imana wumve ko ngushimye, ngushimye neza w'imbabazi watugiriye. Icyubahiro n'ikibi cyawe. Hamwe n'abera tugiye kuganira rero kuri itariki ya 8, reka tukugirireho umugisha kandi imbabazi zigumye kutubaha ibihe byose. Ubuntu bwe buturangweho, amaraso yawe atugaragareho Yesu, ineza ye ntikatuveho kandi ubwiza bwe buturangwe ibihe byose mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. 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 Mana ishimwe, tuitariki ya 8 z'ukwezi kwa 11 2025. Yego. Hatambutse amezi 10 ndetse n'iminsi 8, dusigaje iminsi 22 ngo dusoze umwaka wa 2025. Yego. Uyu mwaka wakugendekeye uti kugira ngo tuze kukubaza nuko uri guteganya utaha? Uyu mwaka wangendekeye neza cyane, ngeze kuri itariki ya 8 ndamahoro. Hari abantu ngo batajya bagira ibintu bashimira Imana, ariko nge mfite amashimwe menshi kuko ndamahoro. Amen. Kandi mu nzu twese turacyuzuye, nta wacu watuvuyemo, naryo nishimwe riba rikomeye. Umuntu bigeze kumubaza ngo urashima Imana, aravuga ngo ndashima Imana ndetse cyane. Undi aramubaza ati subwo kangubaza uri gushima Imana iki? Uracyari mu ikode, abana bawe nibo birukana ku ishuri, mbwira ishimwe ufite niriye. Arangije ngo koko ngo asuhuje umutima ngabona nta shimwe afite, ariko nge ndashima Imana. Aya mezi yose mpereje inyuma Imana yabanye natwe. Amen. Turahumeka kandi buri umuntu yagihumeka umwuka aba ari umukandida w'ibyiza, kandi n'ubundi aba ari n'umukandida w'ibyisi. Yego. Rero ndashima Imana umwaka aho ugeze wangendekeye neza, Imana yabanye nanjye. Amen. Yego. Hari abantu bajya bavuga ngo umwaka w'igiharwe, subiza igiharwera.
umwaka utagabanyika na kabiri cyangwa ugabanyika na kabiri ngo uwo mwaka ngo ukunda ngo kubabera babi abo bantu ngo baterwa n'iki gusa za karandera buriya si ureba buriya njya mbwira abantu ngo uko wizera imana niko bikubera njye ntabwo imana nyizerera mu gicucu yego sinyizerera mu kibindi sinyizerera mu ibuye sinyizerera mu ki nyizera muri byose kuko ari imana ifite byose rero buriya umuntu ashobora kuba yizerera imana mu kibindi cye cyameneka ati imana ntayihari yaba yizerera imana mu mvura imvura itagwa ati imana ntayihari yego kandi buriya imana igushiriza imvura igihe ishakiye ikavushiriza izuba igihe ishakiye umuntu yaba yizera imana wenda kubera kuko yabonye inyoni ku muryango atayibona ati imana ntayo njye sinizerera imana mu kintu ushobora kuba wizera ntabwo nizereramo imana kubera kuko mbonye inuma iguye ku muryango iwanjye ahubwo nizera imana kuko ari byose nkayizerera muri byose imana nyibonera mu biti nyibonera mu makoma nyibonera mu izuba nyibonera mu mvura nyibonera muri byose n'iyo igikuta cy'inzu kitaguye mbonamo ubwiza bw'imana iyo nta mujura waraye yinyibye mbonamo ubwiza bw'imana iyo mbyutse umwana avuga ngo mama mbonamo ubwiza bw'imana iyo mbyutse mu rugo mbona turi amahoro nge n'umugabo mbonamo ubwiza bw'imana ndetse bwinshi cyane rero ngewe buriya nta igiharwe ngira yagize ubwo 2025 yakubereye nziza kuko ari igiharwe ngo ubwo 2026 nge nta giharwe njya ngira ikihe cyose nkibonamo imana yanjye y'imvura yaguye mbona imana iyo abantu bejeje mbona imana iyo abantu bavuga ngo ntibyari byera mbona imana rumva rero umuntu ubona imana muri ubwo buryo nta giharwa agira njye nta giharwe ngira no mu mazi atemba mbonamo imana no muri robine buriya tuvoma mbonamo ineza y'imana rero buriya urumva birahabanye n'abazerera mu giharwe yego uri umuhanuzi rero mpamvu ngiye kubaza iki kibazo akenshi usanga mu mpera z'umwaka abahanuzi aribwo wagira hari ngo amayerekwa yabaye menshi bati n'izi mpera z'umwaka bigiye kuba gutya mu ntangiriro z'uyu tugiye kujyamo bizagenda gute nibwo imana ibereka cyane bigenda bite ngewe nta munsi imana iri muri njye idakora nta n'umunsi itaganira nanjye njye ntabwo imana tubanye nk'umusirikare umfatiyeho imbunda imana tubanye nk'umubyeyi wanjye yego nta munsi rero umubyeyi ataganiriza umwana we nta n'umunsi atamucaha nta n'umunsi umubyeyi atabyuka ahamagara umwana we ngo umwana ngo amwitabe karame rero njye ntabwo imana tubana ari uko umwaka ugiye gushira nanga ngo tubane utangiye njye igihe cyose mbana n'imana yego buriya niba abantu babona ubuhanuzi ari uko umwaka ugiye kurangira nanga sari iki ubwo b'imana yabo babana nabo ari uko umwaka ushoje ariko njye mbana n'imana ibihe byose kuko imana ni byose kuri njye abavuga se kuko mu mpera z'umwaka hakunda kuba impfu nyinshi impanuka abantu bagapfa bivuga hehe buriya rero umuntu wese afite ukuntu ashobora kuba yizera hari igihe abantu bavuga ngo ibitambo abantu benshi ngo bitambwa ngo mu mezi ya nyuma y'umwaka ariko njye ntabwo ndi igitambo muri ibyo bitambo bitambwa nyuma y'umwaka ngiye gupfa kwanjye bizaba ari igihe imana yagennye gihishwe nanjye ubwanjye ntazi n'undi muntu wese atazi rero buriya byanga byakunda naho wagira ibyo bitero muri ayo mezi ari gushira ntibivuze ko ibyo bitero bitari biriho ahubwo igihe igisasu cyarekuriwe niho giturika Mana ishimwe urese afite imyizerere ye kabisa ariko danye njya mbona benshi mu mpera z'umwaka pe hapfa abantu benshi sinzi impamvu bapfa abantu benshi no mu kwa mbere barapfuye no mu kwa kabiri barapfuye no mu kwa gatatu barapfuye no mu kwa kane barapfuye impamvu nkubwira ngo barapfuye nese ko nabonye nta kwezi ntagiye gushingura buriya sureba hari ibintu twe twishiramo ubundi urwego uziranyeho n'abantu ni rwo rukwereka ko ibihe byose hari ibintu bibamo ariko utaruzi noneho iyo utangiye kumenyana n'abantu
nibwo utangira kubona ko hari ibintu utigeze usobanukirwa ariko bya bintu byari bisanzwe biriho. Yego ni hahandi umuntu akubwira ngo kurya amavuta buri munsi, ariko hari urwego ageraho akayarya buri munsi, kandi cya gihe abaza amavuta bakamubwira ngo litiro 5 ni 20, yatinye kugira ute kuyagura, ntiyayarya buri munsi, yagera no ku bantu bayarya buri munsi akumva bageragejwe, ariko ageze nawe aho bayarira inshuti yanjye ayarya buri munsi. Rero uko umuntu agenda akura anaguka abona ko hari ibintu we yabonaga ko bitariho ariko bibaho. Bibaho. Hari umuntu uyu munsi ushobora kugeraho ukamubwira uti nyamara rero uti ibyaha by'ubusambanyi byaragwiriye, ahubwo atari ku byaha by'ubusambanyi byagwiriye gute? Ahari ntabyo abona. Mpamvu ntabyo abona, hari ahantu atarenga. Niba rero hari ahantu atarenga, hari n'ibyo atabona. Noneho buriya niba umuntu atunze telefone ya matushi nayo akayitunga ajya kubaza umuturanyi ngo ndebera ngo runaka, uwo nguwo se ntajya kuri TikTok ngo abone abagore bishwe n'inda, ntabona abasore bapfuye, ntabona baguye ku kazi, ntabona bagiye muri dushe bakanyerera, ntabona bagize ute, iwabo niba apfa abantu 2 mu mudugudu arahita azamura amavuta yiyereko, avuga ati ibintu byakaze, abantu bari gupfa, ariko nta gihe abantu badapfa. Nta n'umunsi tudashingura. Wari wagira kuremba ugasanga hari umunsi biriwe badashinguye? Ni gake ese ko nanahatinya. Nuko nahatinya. Ariko niyo mpamvu ngo igihe cyose uko umuntu agenda yaguka nikasobanukirwa ko ibintu yabonaga bidashoboka bigize ute bishoboka. Yego. Reka rero tutaza gufata umwanya turi mu magambo yacu, ahubwo dufata umwanya twigira mu ijambo ry'Imana. Yego. Nibyo byiza pe, dushaka kuganira gutyo ugasanga umwanya w'ijambo ry'Imana mu minota 5 ngo 3 oya, ahubwo nibura nka 30 twivugira imbaraga z'Imana. Ikindi nibutsa abantu, ndibutsa abantu ko naho twaba mu mwuka bingana iki, ariko tujye tugaruka ni wabo w'umubiri. Yego. Turebe ibihakorerwa. Niturebe ibihakorerwa tuzamenya ibyo tugomba gusengera. Hari igihe rimwe na rimwe abantu baba bashaka kugaragaza ko baba mu mwuka gusa, ariko kubera ukeneye kurya, ukeneye kwambara, ukeneye isabune, ukeneye inkweto, ukeneye gusokoza, ukeneye agakanta, ukeneye no gusukisha abasukisha, ukeneye guca inzara, ibyo byose jya ugaruka iwabo umubiri. Buriya kutazi wabo umubiri hari ibintu byagiye byangiza byinshi, ugasanga wenda nk'umuntu yasutse igisuko aje imbere yawe ngo toka satani, ariko ejo wakumva yashize hari iyi ndirimbo ukayizana mu rusengero tukayicuranga ndetse ukanayishishura nahoraga njya kuvumba amashimwe y'abandi, narebera mu madirisha abandi batamba, Yesu tarobanura ku butoni araza azura ibyanjye byapfuye bibaho. Urumva? Noneho ariko igisuko kimuriho toka daimoni, toka satani, rokoreje turi babi. Ariko indirimbo twayishishuye tuyizana kuyiririmba, kandi umuntu wayirihimbye ni toka satani. Ubundi nge barambita abahimbyi ntago mbita abahanzi. Umuhanzi ni Rugaba wampanze, ni Imana yo mu ijuru yampanze kanjira kwe. Noneho we yayihimbye, igihimbano cye turaje turagishushuye turakiririmbye. Ninde watubuza guhimbaza Imana, imirimo yako ziratangaje, ubwo atagipfuye inanjye singipfuye, yatsinze urugamba nanjye nzatsinda. Urumva? Ariko mu gisuko abazimubaje, none ninde watubuza guhimbaza Imana ko tutaretse kuyiririmba? Twe dupfusa agatambaro tugapfuka n'amatwi ko twavuze ngo kwa Jina na Yesu, ariko igihimbano cye turagikurikiranye turagishishuye. Urumva? Ariko nyiraco kubera igisuko ni toka satani. Bahanuzi baririmbyi, bahanuzi abarokore turi babi, tujye tugaruka ariko ni wabo w'umubiri. Yego. Turebe ibihabera, turebe uko bigenda, turebe ukuntu bambaye,
turebe ukuntu bisiga. Nitumara twembwe ntidutokeshe Satani, ahubwo twibaze ngo mbese ahari nge ndi kwerekera he, ahari nge ndi kugana he. Nitwirukana abazimu batari abazimu, ahubwo twirukana ibintu bigize ute, byirukanwa. Ibintu bitwica ni ukugenda tugatura nko mu ijuru, tukibagiza ko dutuye he, ku isi. Ariko buriya nitugaruka n'iwabo w'umubiri tuzamenya ibihakorerwa. Amen. Amen. Iyo tutuye iwabo w'umubiri tukamenya ibihakorerwa, dusaba ubwenge bwo kuhaba. Noneho wamara kumenya ubwenge bwo kuhaba, umukaturike yaguha invitation ukajya mu bukwe ukabutaha, kandi wumva ntacyo bigutwaye. Mudive yaguha invitation ukabutaha. Ariko kubera kuko twembwe ibihe byacu byose tusa n'abantu babituje mu ijuru tutaragera. Kandi Bibiliya umwenda ubundi dufite ni umwenda umwe w'urukundo. Udakunda ntazi iki? Imana. Ariko ukunda azi iki? Imana. Kunda mugenzi nk'uko ugira ute? Wikunda. None se ntegetswe gukunda umuntu ufite umusatsi wa naturel gusa? Ntegetswe gukunda umuntu ufite inzara nka zino zanjye zitagize ikintu kiriho? Ntegetswe gukunda umuntu se wisiga igikotoro gusa? None ijambo ry'Imana rintegeka gukunda umuntu mugufi gusa? Nanga rintegeka gukunda abantu bose? Bibiliya yaragize iti mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka Imana igira ute, iramwemera. Yego. None niba ari mu mahanga yose, hari ubwo yavuze muri ADPN? Oya. Yavuze mu basilamu? Oya. Yavuze mu badive? Yavuze mu bahamya? Oya. None ko nta hantu yavuze, ubundi turarwana n'iki? Turasha twarura iki? Wahagarara mu mahanga yose uyemera agakora ibyo gukiranuka ko nawe mwemera. Umudivu yemera agakora ibyo gukiranukira mwemera, umusilamu yemera agakora ibyo gukiranukira mwemera. Kandi iyo bwayo yaravuze ngo umuntu yemera agakora ibyo gukiranukira kwa ari Imana. Hari ubwo ari siko? Hari ubwo ari siko wanyu? Oya. Hari ubwo ari mushumba wanyu? Hari ubwo ari bishop wanyu? Oya. Hari ubwo ari reverende? Ahubwo ngo ni umuntu wese uyubaha agakora ibyo gukiranuka mu mahanga yose iramwemera. Nashaka afite izuru ritoboyemo amaherena 6, ariko nakora ibyo gukiranuka iragira ute, iramwemera. Ariko muzi ko hari ibintu twaretse nta bantu banatwatuje. Akunda akamaro k'umwuka wera niki? Ndashaka kugira ngo none uyu munsi tuganire tuvuge ku kamaro k'umwuka wera. Ubundi akamaro k'umwuka wera, umwuka wera icyamaze yigisha umuntu kureka ibintu nta muntu bimwatuje. None iyo umwuka wera wo aza murarana mu buriri, akaza akakubwira ati rero kuramo agakomo ko mu maguru, kandi umwuka wera ukamwumvira. Ariko ngiye nashiraho umunwa ntunyumvire. Nijoro umuntu mu gitondo wa muntu wakiraga urubanza ugasanga agakomo ko mu kaguru yakagize ute, yagakuye. Umwuka wera akagenda akamubwira aryamye kuramo ihereni ryo mu izuru. Wa muntu wakiraga urubanza ugasanga ihereni ryo mu izuru agize ute, arikuye. None umwuka wera, akamaro kwa mwuka wera nuko umwuka wera aza n'umuntu kuritera aho bahurira, yamara kumuturamo akagenda akamuganiriza. Ubundi ntabwo umwuka wera ari ibirayi baceka mu mufuka ngo we ngaraza ngaceke ngo ubireba ngo ko ari guceka umuntu. Oya, umwuka wera afite ukuntu agenda mwituze, akigisha umuntu kureka gusambana, akigisha umuntu uko agomba kwambara, akigisha umuntu uko agomba kubwiriza, akigisha umuntu uko agomba kuvuga, akigisha umuntu uko agomba gupfuka agatambaro. Aleluya. Hari ibintu umuntu yatuzwa muri rusange, ariko hari n'ibyo yatuzwa na mwuka wera wamwinjiyemo. Noneho rero twe turabifata ibyo bintu byose tukabihuza tukumva ko bikorwa mu gihe kimwe, ariko ntago bikorwa mu gihe kimwe. Hari ibintu umwuka wera azakwikuriraho ubwe konko, ariko nanjye hari ibyo umwuka wera azankuraho ubwe. Ariko hari igihe wateka n'ibuye rigasha rigatogota ariko simbiveho, ariko umwuka wera yansura. Na bya bindi we wabonaga nkwiye kugumaho nkagira ute, nkabivaho. Ubundi umwuka wera niwe twigisha. Umuntu udafite umwuka wera nta kintu wamumarira, nta n'icyo wamubwira ngo acyumve. Niyo mpamvu rero tujye tugaruka n'iwabo w'umubiri twuze buriya
uzarebe ku nka abantu borora kandi ahantu henshi barorora ahantu hose. Uzarebe ku nka ugera mu kiraro nijoro iryamye ukumva hari utuntu iri gukanja, hari utuntu iri gukanja kandi urumva iraryohera, iri gukanja, iraryamye, iraryohera. None ukibaza se iyi nka irarya iki? Uzi icyo bivuze? Ngo ibiri kuza. Rero buriya iba yuza ka kantu k'ubwatsi yasigaranye mu kanwa mu gitondo ka saa sita ka saa munana kaki, ngo nibwo ibitangiye kumva bwa buryohe bwa rwa rubingo rwa cya kigorigori rwa mujumbajumbe, ngo nibwo itangira kurwumva. Ari nabwo mu gitondo noneho ibyuka n'ubundi ikeneye kurya bya byatsi. Iyo utuza mu by'Imana ntabwo ugira ishaka ryo kumva ukeneye gushaka izindi mbaraga, ariko iyo wuza ugira ishaka ryo kubyuka kare kare ukajya gushaka izindi mbaraga, ukumva ufite ishaka nawe ryo kuganira n'Imana utarindenga abantu ngo ndabasengera, ngo ndabahanurira, ngo ndabagirira. Reka ubundi mureke mbabwire, buriya hari ikintu abashumba n'abapasiteri baturushijeho ubwenge gikomeye. Uzi ko twirirwa tuvunwa n'intama zikakuvunira mu misozi, zikakuvunira ku gikumba, ku cyumweru ukazimwoherereza wakabwiriza abantu bazima. Wewe ejo waririwe wihiringa mu bantu bafite ibintu runaka, ubundi ni ukuvuga ngo bariya ubahereza abantu wamaze gukura mu bintu, wamaze no kwereka inzira. Niyo mpamvu burya busanga imirimo yabo ikorwa ku cyumweru. Ariko buriya abahanuzi banyamasengesho twagakwiye kugira igihe kinini cyo kuba imbere y'Imana twuza tuniyinira, kuko dukora umurimo munini wo kugira abantu twoherereza abandi. Urumva? Iyo tumaze kuboherereza abantu, uzarabe n'umuntu yihana ku cyumweru mu rusengero ariko akarondorereza ahantu basenga ku wa gatatu kugira ngo ajye kwaturiramo neza bamusengere neza. Akarondorereza umusozi bari gusengeraho, hariya ku musozi niho bagera, wa muntu agatangira kurondorerwa ibya kamere by'ibya kera, nyabingizi wabo uko yatambwa, uko yatezwa, uko yagize ati. Ariko mushumba yo ku cyumweru yamusengera ry'umuhango kwa kundi baza gusengera bihanye. Mana yacu, uyu muntu w'umunyagice dore tubushize mu biganza byawe, haleluya haleluya amen. Bamaye diakonisha kumuganiriza. Diakoni amubwira ati rero imbuto z'umwuka nuku nguku, nukuyana, nugusenga, dusenga kwa gatanu ku mudugudu, kwa kane ku mudugudu, wige gufata ibihe, uzaze ku gice watizwe. Ariko ntago amubwira ati zara kubase za karande urumogi bara reka nukuvuga ngo rero bahanuze impamvu mukwiye kuza mukabanza no kuri teri y'isi mwigira ibihabera. Nimumara kwigira ihabera muzavuga mutireka nyamara twitoze uko bajya kuvoma mu ibanga wiyibe. Ariko Yesu we ntiyiyibye. Yesu yabavuyemo ngo aragenda aravuga ati uyu murimo n'uwanjye, nubwo data yambwiye ngo arampa imbaraga ariko ibi bintu ntaga ahantu turahajyana, ibi ninjye bireba. ngo aragenda mu gashamba aravuga ati data ntibibe uko nshaka ahubwo bibe uko ugize ute uko ushaka. Urumva? Niba Yesu yari yavuye mu bigishwa n'intumwa ze akazisiga akajya kwishakira imbaraga, nawe va mu bantu, ariko va mu buhanurira, va mu busengera, uje gushaka imbaraga, kuko ni wowe Imana ishaka gukoresha. Ariko n'ubundi nudashaka imbaraga ntago uzamenya ibiberayo. Haguruka uje kuvoma, va mu bantu. Imana ishaka ko tuva mu bantu tukajya ahandi hantu, ikaduha amakuru, ikaduha ibyo dukwiriye gukora, ikaduha ibyo dukwiriye kuvuga, apana tudasubiye mu byo abandi bavuze. Va mu bantu. Imana itugirire neza. Amen. Kandi Imana ibahe umugisha. Amen. Amwe n'ibyo rero katwiganirire n'ubundi tunasomye rya jambo ry'Imana riruta ibindi byose gukomera. Ngende umuntu navangirwa, simubizi se? Yego. Harya kwa habaye iki bagiye kwimika? Kwimika Dawidi. Kwa Esayi habaye iki? Yazanye abuburanga n'igihagara. None niba uriya yaravangiwe mu iteraniro gatatu, ubu ninjye utavangiwe? Samuel yavangiwe kangahe? Gatatu.
azanye Aminadabu na Sha. babo abonye umuhungu muremure ati uyu ni yavangiwe gatatu kandi Shawura ni umuhanuzi wambanjirije njye mvutse ejo bundi n'imyaka yanjye mikeya njye ndacyari bebe muri ibi bintu. Abahanuzi batubanjirije baravangiwe ntago ariko tutavangirwa. Yego Imana ibagirire neza katwigire rero muri tavangiwe. Amen. Gutegeka kwa kabiri igice cya 31 turasoma duhere ku murongo waho wa 4. Mose asezera ku batambyi no kuri Yosuwa kandi Uwiteka azayagirira nk'uko umurongo wa 4 kandi Uwiteka azayagirira nk'uko yagiriye Sihoni na Ogi abami b'Abamori n'ibihugu byabo abo yarimbuye. Uwiteka azayabagabiza namwe muzayagirire ibyo nabategetse byose. Mukomere mushikame ntimubatinye ntimubakukire imitima kuko Uwiteka Imana yawe ubwayo izakujya imbere ntizagusiga ntizaguhana. Mose ahamagara Yosuwa amubwirira imbere y'Abisirayeli bose ati komera ushikame kuko uzajyana n'aba bantu mu gihugu Uwiteka yarahiye ba sekuruza ko azabaha nawe uzakibaheshaho gakondo. Amen. Uwiteka ubwe azakujya imbere azabana nawe ntazagusiga ntazaguhana. Ntutinye ntukuke umutima. Amen. Mose yandika ayo mategeko ayaha abatambyi n'Abalewi baremerwa isanduku y'isezerano ry'Uwiteka n'abakuru b'Abisirayeli bose. Mose arabategeka ati uko imyaka 7 ishize mu gihe cyashyizweho cy'umwaka wo guhara mu minsi mikuru y'ingando, Abisirayeli bose bazanywe no kubonekera imbere y'Uwiteka Imana yawe ahantu izaba yaratoranije. Uzajye usomera amategeko imbere y'Abisirayeli bose bayumve. Amen. 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 Haleluya. Amen. Urugendo rwacu n'Imana rurakomeje. Amen. Amen. Urugendo rwacu n'Imana rugize gute? Rurakomeje. Ntago rurangiriye mu butayu. Haleluya. Icyo Mose yashakaga kubwira Yosuwa na Kalebu, yashakaga kubabwira ngo mutagira ngo uru rugendo rugize rute rurarangiye. Yashaka kubabwira ngo urugendo rugize rute rurakomeje. Haleluya. Ariko ngarababwira ngo mwumve ikimana ivuganye namwe. Haleluya. Kuko buriya Mose hari amakuru Imana yari amaze kumubwira yibanga ayabitse ku mutima we. Haleluya. No mpamvu nababwiye ngo buri urupfu rw'umukristo ntabwo umukristo atinya gupfa, ahubwo umukristo atinya icyaha kuko icyaha nirwo rupfu. Ngo nuko arababwira ati mumenye yuko urugendo rwanyu n'Imana rugize rute rukomeje. Ngarababwira ati urugendo ntirurangirije aha. Yewe Yosuwa na Kalebu we urugendo rurakomeje. Hari igihe rimwe twicara tukumva ko urugendo rwarangiye, ariko yemwe bakristo, yemwe barokore, yemwe basenga, yemwe bakozi b'Imana, urugendo rwo gukorera Imana ntiruragira ute ntirurarangira. Amen. Ngo nuko ngo amaze kubibabwira ngo arangije ngafata iki amategeko ngarababwira ngo dore abo mugiye guhura nabo n'abanyamaboko n'abagabo bakomeye ngo bafite ibigango. Ayiwenga impamvu yose watagize ubwoba ngo yari afite iki amakuru y'urugendo. Ngarababwira atariko Uwiteka Imana yaraturahiye. Haleluya. Yaraturahiye ko azabatugabiza amaboko yanyu niyo azabakubitayo ubwabo mudasabye izindi mbaraga nta kindi gitambo, ahubwo Uwiteka Imana bifitemo uruhare. Haleluya. Dukeneye kugenda urugendo Imana izi. Amen. Urugendo rwawe Imana iraruzi. Urugendo rwawe Imana irurimo. Hari inkuru yakubwiye ko Imana ivuganye nawe. Haleluya. Ngo nuko Mose arababwira ngo nimugende. Haleluya. Imana izabana natwe ntabwo uru rugendo rurangiriye aha. Imana ibagabije iki gihugu kandi avuga ijambo rikomeye ngo uko Imana yabivuze ngo nuko izagira ute bizagenda. Nukuri. Buri ikintu Imana yavuze
ntabwo cyavaho n'inyuguti n'imwe. Ntiwibeshe ntuyobe. Aleluya, amen, aleluya, amen, ngo Mose ahamagara Yosuwa. Amen, amen. Mose ahamagara Yosuwa amubwirira imbere y'Abisirayeli bose ati komera ushikame kuko amen, Amen. kuko uzajyana aba bantu mu gihugu Uwiteka yarahiye basogokuruza. Amen, Amen. Mo aramuhamagara ngo Yosuwa ahagarara imbere ye, ngo aramubwira ati komera. Haleluya. Uyu munsi Imana irakubwiye ngo komera, urugendo rwawe n'Imana rurakomeye. Haleluya. Aramubwira ngo komera kandi ntukuke umutima. Haleluya. Ngo kuko Uwiteka Imana icyo yarahiye nicyo azakora. Haleluya. Ikintu Uwiteka yarahiye nicyo agiye gukora. Nukuri kw'Imana icyo Imana yaragiye kugikora. Amen. Ku murongo wa 8 Uwiteka ubwe azakujya imbere, ntutinye ntukuke umutima. Amen. Amen. Nzaguha Amina. Amen. Mani tugirane ntutinye ntukuke umutima. Haleluya. Amen. Yosuwa yagombaga kugira ubwo akavuga ati umugabo uri kumpa umurimo ari uru rugendo warutangije, ibi bintu ari kumfunyikira n'ibiki. Ahangaha Mose niwe amubwiye atumva ntutinye ntukuke umutima. Haleluya. Imana iri kumwe nawe. Iki gihugu ni icyanyu. Iki gihugu muzagituramo. Iki gihugu muzakibagirirwamo inzara. Iki gihugu muzakibagirirwamo iki? Umubabaro. Yosuwa ati ko ibi bintu bikwaze. Ku murongo wa 9 Mose niho yanditse iki? Amategeko. Haleluya. Ubundi nta rugendo rutagira impamba. Aya mategeko yari impamba. Haleluya. Ese mu rugendo rwawe ufite impamba. Ngo Mose arongera yandika andi mategeko. Ubundi hari igihe tuzi ngo ibintu byarangiriye hariya, ngo ariko Mose yanditse iki? Andi mategeko. Ndashaka kukubwira ngo iyo wabanye n'Imana ntiwapfa nta nkuru usize umusozi. No ku munsi wa nyuma wo gutaha Imana igira message inyuza muri wowe. Haleluya. Mbese ku munsi wawe wa nyuma, tugiye kuvuga ku munsi wa nyuma, wa nyuma, ku munsi wawe wa nyuma hari message Imana izanyuza muri wowe. Aha, icyo ni ikibazo umuntu agiye kwibaza. Ni ikibazo umuntu agiye kwibaza, ni ikibazo ngiye kwibaza. Haleluya. Wacu yavuze ijambo rikomera ngo ubwazahamagara amazina yawe bose mu gitabo cy'ubugingo, nziko nzumva izina ryanjye nkitaba. Uwo si wacu wabivuze. None tumenye mbese ku munsi wawe wa nyuma, urugendo rwawe uri kurusoza, ubona uri gutera intambwe zivamo, yewe ufite ijambo, ufite message uzasigira abakomeje urugendo rwo, nanga se uzaba nta na message uheruka. Haleluya. Iyo usanga Mose nta message aheruka, nta kintu ari kubwira Yosuwa. Ntago ari kumubwira ngo komera, kuko nawe nta bimukomeza yari afite, ariko ngo Mose yari afite ibintu byamukomeje. Haleluya. Ufite amagambo yagukomeje mbere y'urugendo, ufite amagambo yagukomeje urugendo rujya gutangira, nanga ntayo ufite. Niba nta jambo ufite ryagukomeje mbere y'igihe, ushaka ikintu kigukomeza mbere y'igihe, kuko urugendo ntago ari aharugarukiye. Urugendo rurakomeje, kandi mu rugendo ukeneye impamba y'urugendo. Haleluya. Mbese wacu kwavuze ngo mbese ubwo uzaza uhamagara amazina yawe, mbese nanjye nzumva ijwi ryawe nita, mbese urukumva uzumva ijwi kitaba. Aravuga ngo yavuze ijambo rikomeye ngo Yesu databuja nzamukorera ndacogora. Ese urumva utaracogoye? Nanjye ndakubwira, nanjye nibwira, ndibaza ndumva ntaracogoye. Ese ntago konkoro, ntago wacogoye? Yisubiza mu muti. Ufite ijambo rya nyuma ushobora kubwira abantu bagikomeje urugendo. Ariko ngo Mose arababwira ngo mukomere ntimukuke imitima.
kubera kuko igihugu ni icyacu kandi ni gakondo y'abasogokuruza. Tuzayibamo ntawe uzayibakuramo. Muzayishingamo amahema yanyu azakomereramo. Muzayinyweramo amazi nta nyota muzongera kugira. Muzayiriramo ntago muzongera kwisonzeramo. Muzayambariramo ntimuzongera kwambariramo ubusa kuko ari isezerano ridakuka Imana yarahiye basogokuruza. Haleluya. Amen. Irindi jambo yavuze n'uwo yarivuze hatakiriho kwe. Ubu bya bintu nkubwira ngo irindi jambo yavuze n'uwo yarivuze hatakiriho ntabwo ubyumvise neza. Ubu ntabwo bikuruye. Mose arababwira ati mukenyere, inzara n'uburibwe birashize. Iri ni isezerano Imana isohoje. Kwambara ubusa birashize. Iri ni isezerano Imana isohoje. Ese nawe waraganwe n'Abisirayeli? Waraganwe nande? Ninde wakuraze? Turi ku kintu bita umurage uva ku Mana, kuvugana n'Imana. Ayiwe, hari abantu ngo baraze bakababwira ngo abana banyu ntacyo bazamara, ariko uyu munsi ni mubaraga umurage w'Imana. Mubabwire ngo muzagera mu gihugu cy'isezerano amahoro. Tangira waturireho umwana wawe, mubwire ngo uvuge ngo banyaturiyeho ibintu bipfuye, uvuge ngo ariko nzagera mu gihugu cy'isezerano amahoro. Nzarama, nzabaho, nzagubwa neza, nzava muri uyu mubabaro. Uyu mubabaro uzarangira, ubu burwayi buzarangira, iki gicure nzagikira, uku kugumirwa bizavaho, ubu bugumba buzavaho, ibi byose bizavaho. Tangira ugire ikintu wiyaturiraho, kubera ko urugendo rwawe n'Imana rurakomeje, ntago rurangiye. Kandi hagati yawe n'Imana, Imana ishizemo umuhanuzi. Haleluya. Ukumenyesha ko urugendo rugize rute rukomeje. Kandi muri urwo rugendo ngo Imana yongeye kuguha indi mpamba, ngo iyo mpamba ni amategeko. Buriya rero kubundi amategeko aba arimo ibintu byinshi. Ni handi Imana ikubwira tuzankorera abana be abana nanjye, kandi ibi bintu ni itegeko. Numva ho uzaba wiyangirije, numva ho uzabona akaga, nutanyubaha uzakorwa n'isoni, nutanse ugasenga ibigirwamana uzakorwa n'isoni, nuramye ibigirwamana ntuzagubwa neza. Ngo ayo ni amategeko kandi ari mu masezerano. Haleluya. Nuva imbere yanjye nta mugisha uzabona. Ngo ayo ni amategeko aba mu masezerano Imana isezeranya abantu bayo. Ariko ngo urugendo rwacu n'Imana rugize rute rurakomeye. Ariko Imana yakubwiye ngo noneho komera, ntukuke umutima, wongere uhagarare, kubera ko Uwiteka Imana aguhaye igihugu yagusezeranyije, ariko akiguhereye kugikoreramo umurimo, ntago akiguhereyemo kugikoreramo ibyaha. Hari igihe Imana iha umugisha umuntu akagira ngo imuhereye kusambaniramo, akagira ngo imuhereye kukubitisha abantu. Dufite abantu Imana yagize gutya, ikaguha kwiga Minervari atari kugigutangiye. Uri imbobo akagukura mu muhanda ukajya kwiga, ariko ubonye akazi ugakubitisha abandi, ukavuga ngo nico nshaka ngo gakize uwo nshaka. Iki Imana yaguhereye iryo taranto izayikubaza. Haleluya. Ngo Imana ije kugenzura itaranto zazo, ije kugenzura itaranto yatanze, irebe uko wayikoresheje. Mbese itaranto wayikoresheje. Hari abantu Imana yahaye amafaranga, aho kuyakoresha neza barangije bayakoresha mu byaha. Barangije baragenda bayubakishamo ingo zitandukanye, barangije baragenda huko bagira ibintu bangiriza. Aho Imana ari batabare ntibahagarara, ngo bumva ngo bagiye guhagarara muri viziyo. Ariko Uwiteka Imana arakubwiye ngo urugendo ruracyakomeje, kandi ni igihe cyo kugenzura itaranto yagize ute yatanze. Haleluya. Mbese ko urugendo ruracyakomeje, urumva nawe uragendana n'abandi, nangwa urumva uhagaze aho wabwiriwe amategeko, urumva se ukomeje urugendo, nangwa urumva ubivuyemo. Icyo ni igisubizo wisubiza mu mutima, ukabwira Imana uti Imana nari mbivuyemo pe, numvaga mbivuyemo, uru rugendo rwari rurambye, ariko kuvumbwiye ngo ni inkomere nshikame sinkuka umutima, ukabumbwiye ko uzabana nanjye, ukabumbwiye ko ari ibyo ukuyeho, ukabumbwiye ko noneho ngeze mu gihugu cyo kunywa amazi. Mana uzandinda aya mazi ndi kunywa sinzibagirwe, uzandinde kurya, namara kurya nkahaga sinzibagirwe. Buriya se ureba impamvu abantu bamena ibiryo ko buriya ugira ngo buriya ari bya bindi basuka ku isiniye, bya bindi bavuga ngo udahari igiti nikimugwira wabimena. Impamvu uri kubimena nuko nudahari abona ibyarya muri firigo. Ariko kera bitaraza muri firigo baravugaga iwanyu ngo udahari igiti nikigira gute nikimugwira. Ariko ubu ngubu noneho kiri kubagwira
hakagira n'ibisaguka n'ibitaragurika. Niyo mpamvu hari ibyo bari kugira ute bari kumena. Niyo mpamvu hari puberi ugenda ugasangamo iki ibiryo. Ariko buriya kera ubundi ikosa dufite rinakomeye. Igihe cyose uzibagirwa kera hawe uzica amategeko. Impamvu Mose yongeye kwandikira amategeko abari bakomeje urugendo nuko kwari kugira ngo bazirikane kera habo. Ariko kuko utazirikanye kera hawe niyo mpamvu wisha amategeko. Kandi buriya umuntu utibuka kera aba ari ikigwari mu bindi. Ubundi kera aho umuntu niho hamutera kubana n'Imana. Ariko nutibuka kera hawe uri umupfu. Urwo ni rwo rupfu rwa mbere. Buriya kera aho umuntu niho hamutera kuzigama aho ibyo yavuganye n'Imana. Kera aho umuntu niho hamwibutsa urugendo. Kera aho umuntu niho hamurinda akamenya kuba uwariwe ntashake kuba uwatariwe. Ariko igihe cyose uzibagirwa kera hawe, ayiwe data we, buri iyo wibutse kera hawe ukabona hari ahantu wicaye uravuga uti Imana ndagushimye, ahantu ntago nari mpakwiye. Ujya wicara nureba kera hawe uzasanga ntaci Imana yaguciye. Ni wibuka kera hawe uzasanga wararwaye amavunja bakayahandura, bakajya bayahanduza bagashiramo ikikamba, bakayahanduza bagashiramo ibibonobono, bakayahandura bagashiramo imitagara. Wibuka kera hawe, wibuka kera hawe. Ni wibuka kera hawe uzasanga wararya kuvuye kujumbura injumbe za rubanda, bagufata bakagukubitiramo ukamanuka mwiterasi ukaryama murindi, ukaryama mu mubanda. Aho ni kera hawe. Iyo wibutse kera hawe usanga garabanye umuntu wambaye bazuka kugira ngo yambaye amakoma. Kera hawe ongera wibuke kera hawe. Ayo ni amategeko twandikiwe. Imana ikiduhagurutsa aho twari turi ngo yongeye gutanga amahirwe yo kuduha andi mategeko y'urugendo, bitubwira ngo urugendo rwari rugize ute rugikome. Ni wibuka kera hawe uzibuka ko mwategaga ibidodoki mama wawe gucira incuro, wongera ugaruke mu buntu uvuge ngo naba basaba burya sibo. Wongera ugaruke mu buntu wongera uvuge ngo Mana nibutsa wankuye. Ni wibuka kera hawe uzibuka ko wafuraga nijoro mu gitondo ukambara. Ni wibuka kera hawe uzamenya ko wambaraga inkweto wamaze kuyishiramo akuma ka senyenge. Ni wibuka kera hawe uzibuka ko mama yagiye guca incuro y'ibiteri, ibitera akaba ari byo bibakuza. Ni wibuka kera hawe uzibuka ko iminyagara yose bitoki yagwaga muri karitsiye yagushijwe n'umuyaga ari mwe babahamagariraga kujya kuyikorera. Ni wibuka kera hawe uzibuka ko mama yajaga gucira imijonjoro y'ibijumba incuro. Ni wibuka kera hawe uzibuka ko mwaburaraga byamara mukajya gushaka imifumba akaba ari ibahembura. Ariko ni wibagirwa kera hawe ukibagirwa amategeko yanditswe hanyuma umenye ko aho uri kujya atari heza. Ni wibuka kera hawe mujyama ku kirago umusambu ugacika mugashaka uburyo mugerekeranya. Nibuka kera hawe mukiyorosa ikirago hejuru y'ikindi. Nibuka kera hawe ati saiva. Nibuka kera hawe ujya gukoresha rugabire ngo niyirama. Niwibuka kera hawe ujya kwirirwa utoragura ibishimbo muri depo, icyo bise guhumba. Siko hari abantu baryaga ibishimbo ba mama wabo bavuye guhumba. Kera hawe wari ibishimbo mama wawe yahumbye. Kera hawe mama yanyuraga kwihunda karivuna muko abandi yanyuri wanya buri wese akamuha imitanyu. Kera hawe ongera wibuke kera hawe, wibuka amategeko wahagurukanye cyagihe. Numara bigutere kongera gukorera Imana, bigutere no kongera gutinyuka iyujya, bigutere no kongera kumva wowe ubwawe ukunza hujya. Ntuvuge ngo hariya ngo naho abantu baciye bugufi, ngo naho abantu ngo batize. Hayiwe nabonye ahantu rero bigera noneho twese n'ubundi Imana ikaturinganyiza mu rusengero. Buriya hari ahantu ntakwicarana na minisitiri, ariko bigeze mu rusengero minisitiri akicara nkamubwiriza. Urumva ahari ahantu naho Imana yeretse abantu ko hari ubuhanga bwayo burenze ubuhanga bw'abana baba. Ukicara mu rusengero ufite lisansi na digatora ukabwirizwa n'umuntu ufite primaire. Buriya n'ubwenge bw'Imana. Njye mbwira abantu ngo naho ubwenge isi yaburwanya, ariko Imana ifite ukuntu izabukoresha. Bibiliya yavuze ngo isi izashyirana no kwifuza kwayo. Kandi igihe cyose ikintu kigaragaza ubumana mu buryo buhanitse isi irakirwanya mu buryo bunakomeye. Ariko ntago gituma Imana data idakora ikigomba gukora.
Aleluya. Amen. Abo bantu bose baricara, Imana ikanyura mu muntu utahuje nabo, baparitse imodoka zabo hariya ryateze moto, Imana ikavuga ngo bwirira abana banjye icyo ngushize ku mutima. Ubwo nibwo bumana bwayo. Bibiliya iragira ngo igituma Imana yihangana nuko ikinga ibintu abami bakabigenzura, ariko itabikinze bagenzura ibihewe, ariko ngira bifata ikabikinga ikabaha akazi ko kubigenzura. Dushimye Imana ko aho ngaho iba yashizemo inota ryo kugira ngo abami babigenzure, ariko nibwo bumana bwayo. Aleluya. Ntabwo dushidikanya ku mikorere y'Imana kuko nibwo bumana bwayo. Wacu ravuze ngo ishoboye gukinga cyangwa igacingura, iyo Mana yo nibwo bumana bwayo. Aleluya. Ibasha gukinga nange igacingura, nibwo bumana bwayo. Muri ubwo bumana bwayo rero ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira n'ibyo dutekereza. Aleluya. Inyuranya indimi z'abantu, ariko twese tukumva igisobanuro. Aleluya. Amen. Hari amategeko twahawe, amategeko ya nyuma twahawe turacyayagenderaho. Ese uracyayagenderaho? Ese ndacyayagenderaho? Aleluya. Ndacyari mu ruhande rwo kumvira Imana. None ko yakubwiye ngo komera, uracyakomeye? Ko yakubwiye ngo wikuke umutima, ntago wakutse umutima? Iyo dukutse umutima, ingabo za Satani ziradushobora. Niyo mpamvu wacu yavuze ngo koko ingabo za Satani zirakomeye, tudafite umwami Yesu uzaduhindura. Zirakomeye. Urakirana n'abantu bakomeye, gabanya imikino. Ingabo za Satani zirakomeye, tudafite umwami Yesu uzaduhindura. Ariko ndaravuga ngo nubwo zimeze gutyo zikomera, aravuga ngo ubu buntu bw'Imana ngo butangaje ngo nibwo bwankuyeho imigozi, ngo byavuye kuki? Ngo kugushaka kw'Imana yonyine. Ibi bintu by'Imana biva mu gushaka kw'Imana, ntibiva mu buhanga, ntibiva mu bwenge, ntibiva mu ki. Urabye ukuntu Imana ifata umuntu ikamuzana kuri iyi si, ni ubuhanga bukomeye. Amen. Ni ubuhanga bukomeye. Dushimira Imana rero ko ubu buntu bw'Imana aribwo butubesha, aribwo butubatura, aribwo butugira abaturi, bikatugira abagabo nyabagabo bo guhamya Kristo nk'umwami n'umukiza. Aleluya. Iyo duhamya Kristo, nyamwira abantu ngo mvuga Imana nta soni mbafite, nta n'ubwoba mfite, mba numva shiza amanga. Paulo aravuze ngo nugushira amanga. Bundi kwamamaza Kristo nugushira amanga. No batubwe ngo mugende mwamamaze mu misozi, mu bibaya. Abemera. Bivuga ngo yarazi ko hari n'abatazagira n'abatazemera. Rero hari igihe tuvuga ubutumwa tukumva ko abantu bose turabemeza. Oya, hari n'abatazemera ariko hari n'abazemera. Ibyo ngibyo nabyo tujye tubyitegura, tubane nabyo atari intambara. Erega buriya ibi bintu by'Imana mwe kujya mubizanamo intambara. Ibi bintu by'Imana umva rwose nta ntambara irimo, nta mbunda zirimo, nta kibirimo. Ibi bintu aha ni mu rugo rw'umubyeyi. Iyo umuntu aganira n'umubyeyi aratuza, umubyeyi yagutera urushuka avuga uti ntari bunkubitiye mu gikari. Aleluya. Amen. Njashima Imana ko igidukubitira mu gikari. Imana ni umubyeyi mwiza. Amen. Imana iduhana umugisha rero, mukomere mushikame, ntimukuke umutima. Icyo Imana yavuze nicyo yagambiriye, nikizakora. Kandi aya mategeko nubwo yanditswe naduha inkomezi z'urugendo. Urugamba rwacu Imana rurimo, kandi urugendo rwacu rwo kubana n'Imana tumenya amakuru ko rukomeje. Imana idushoboze kubana nayo. Amen. 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 Imana ishimwe kandi umukozi w'Imana, Imana imuha umugisha. Tubikugana ku musozo, nubwo umuntu yumvaga twakomeza ku mwanzi w'ibihe, na amasaha niko bajya bavuga. Yego. Ugiye gutanga nimero yawe ubundi dusoreze n'isengesho. Amen. Amen. Abakunzi bacu umugisha, Imana ibaha umugisha. Mufata igihe cyanyu, mugafata mega zanyu. Imana ibaha umugisha. Nukuri. Muradukunda, turabibona ko mudukunda. Imana ibaha umugisha, kandi Imana igisubiza ibyifuzo byanyu. Nasanze hari igihe umuntu yumva ijambo, yakumva ijambo agahita atambutsamo icyifuzo. Rero nifurije umuntu wese ko Imana yakumva icyifuzo bitewe n'uburyo arumva ijambo, n'intego uriyemeza. Imana ndagusabiye ngo igufashe. Bakunzi bacu rero, Imana ibaha umugisha kandi bagwize mu buryo bwose. Nimero ni 07
887 Mama Rehema. Imana ibaha umugisha kumpamagara kunyandikira kuri WhatsApp, niyo nimero nkoresha. Imana ibaha umugisha, ariko nge sindi umuhanuzi gusa. Utazampamagara ntahanura ukumva ni ikibazo. Nge ntago ndi umuhanuzi gusa, ndi umwigisha ku bintu byose. Kubera kuko buriya nabwo abantu ngo Imana iguhamagaye iguha ubwenge bwinshi, iguha n'impano nyinshi. Rero buriya biragoye ko nakubwira ngo impano ufite ni y'ubuhanuzi, biragoye ko nakubwira ngo niyerekwa, biragoye ko nakubwira ngo niyo kwigisha, mbese ubwo cyane ushobora kuza uwo munsi twasengana Imana ikankoresha ku mpano yo kukuganiriza, twasengana Imana ikankoresha ku mpano y'impuguro, twasengana Imana ikankoresha ku nama ku mpano yo kwerekwa, twasengana Imana ikankoresha ku mpano y'ijambo. Urumva rero ngewe ntago nakubwira ngo nuza ngo turi gusengana ngo nzaguhanurira, kubera kuko ngewe nshobozwa byose na Kristo niwe umpa imbaraga, ni nawe umuyoboro wo kugenderamo bitewe nuko yabonye umuntu. Yego, Imana itugirire neza. Reka dusengane Imana ibagirire neza. Duciye bugufi mu mitima yacu nyiribihe Imana yacu, ndetse turakwemereye ngo uganze muri twe, uvuganye natwe ijambo ry'ibyiringiro ridusubiza imbaraga, ritwibutsa n'urugendo. Kubera kuko iyo umuntu agenda yibutsa shoferi akamubwira ati ndahagarara aha naha, shoferi yahagera agahagarara. Niyo mpamvu aba gusiga umugenzi aho akwiye guhagarara. None twengura tubwiye ngo urugendo rwacu ruracyakomeje, ntago shoferi arahagarara. Uduha imbaraga zo gukomezanya na shoferi tutamuvunnye, tutamugoye, tutamumaze ibyiringiro, kubera kuko uyu hamagawe ntago ari uwo twatangiranye nawe urugendo. Ngo Abisirayeli baba baratangiranye na Mose, ngo ariko birangije ngo habaho kongera kwimikwa kwa Yoswa ngo ndetse na Karebu, ngo kuko mbere y'urugendo rugitangira ngo nibo bamuramiraga amaboko. Rero turagushimye ko tumenye kuko urugendo rwacu rukomeje. Rero uturinde kunaniza udutwaye, uturinde kunaniza Mwuka Wera, uturinde kunaniza Umwuka Wera, aho kuduhe kugendana na Mwuka Wera. Umwuka Wera tuyoboye, ibyo Mwuka Wera dukwiye kureka tubireke, ibyo dukwiye kwanga twange, ibyo dukwiye kuvaho tubiveho, kuko nibwo tuzumvira ya mategeko yanditswe ubwa kabiri. Kandi aya mategeko niyo azatugeza mu gihugu cy'isezerano amahoro. Aya mategeko azaturinda kugwa mu rugendo, kandi n'abasigaye azaturinda gupfira mu butayu. Uduhe kumvira Umwuka Wera rero kugeza ubwo dushika aho dukwiye gushika, kuko tumenye ko aho tuzashika ngo ni mu gihugu cy'isezerano, ngo kandi niho tuzongera gushingira amahema yacu, niho tuzatura, niho tuzagirira amahoro, niho tuzagurirwa neza, niho tuzongera kumvikanisha indirimbo z'amashimwe, ngo kuko izo twari turi kuririmba zari indirimbo zitagira ishimwe. Ariko turagushimye ko uduhaye kongera kuririmba, kandi uratubwiye ngo nidukomere ntidukuke umutima. Abari bakutse umutima ndagushimye ko ngiye kubahumuriza, kandi abari bananiwe ndagushimye ko bahaye imbaraga. Ndagushimye ko buri umwe wese ari ukumugendereye. Ndagushimye ko uri umukiza, ndagushimye ko ugaruye ibyiringiro, ndagushimye ko tugaruyemo kwizera, ndagushimye ko tugaruyemo ihumure. Icyubahiro n'ikibi cyawe, tugushima ibyo ukoze, tugushima ibyo ukoze, unejeje imitima yacu. Tugushimiye ko tweretse inzira dukwiye kunyuramo, nuko dukwiye kubana nawe. Kandi uwacu aravuze ngo ubugingo bwacu ni bugufi cyane, ngo twabugereranya n'amazi mu nyanja. Rero turagushimye Kristo, kubera ko ari byo dusobanuriye. Turagushimye ko duhaye impamba y'urugendo, kandi ko duhaye impamba y'ibyiringiro. Icyubahiro nikigumye kuba cyawe. Ngo hamwe n'abera bose tugane kuri iri jambo, ubagwize mu buryo bwose mu izina rya Yesu. Amen. Amen.